Mwiriwe neza nshuti zanjye, amakuru ni meza, nanjye ndaho, ndamahoro, ndahumeka umwuka w'abazima, Nyagasani abagirire neza. Nk'uko nababwiriwe muri video zatambutse, nagiye mbabwira byinshi bitandukanye ku buryo dushobora kwifashishamo AI ikadufasha mu buryo butandukanye. Hari ibyo navuze nti AI yashobora kugufasha kurera umwana wawe neza agakura afite ubwenge, afite imico myiza, bityo nawe bikakunezeza nk'umubyeyi. Rero hari ababyeyi bakurikiranye ikiganiro cyanjye barambwira bati uzadukorere ibintu ushobora kwigira kuri AI cyangwa se uburyo AI ishobora kugufasha kumenya uburyo bwo kurera umwana. Ni byiza rero uyu munsi nabazaniye cyangwa se ndashaka kubasangiza ibintu 7 by'ingenzi buri mubyeyi wese akwiriye gukorera umwana we kugira ngo akure neza afite ubwenge, icyizere n'imico myiza. Ni ukuri nitwa Aline, turi kumwe na Aline Show AI X TV Show. Ndabinginga banyarwandakazi muze twige uburyo dushobora kurera abana bacu bakaba abo twifuza. Reka dutangire rero. Ibi bintu ni ibintu bito ariko bigira ingaruka nini ku buzima bw'umwana. Ni ibintu bito pe, byumvishije amatwi akumva ari bito, ariko bigira ingaruka nziza ku buzima bw'umwana. Niba uri umubyeyi cyangwa se uteganya kuba umubyeyi, iki kiganiro ntikigucike. Iyi video ni ingirakamaro ku buzima bwawe. Reka dutangire. Ikintu cya mbere ukwiriye gukorera umwana kugira ngo arusheho kuba umwana wifuza, kwereka umwana urukundo mu buryo abana bumvamo. Ni ukuvuga ngo ushaka kwibaza uti umwana namwereka urukundo ku buryo abana bumva, ubwo nabigenza gute? Umwana afite uburyo abona urukundo rw'umubyeyi. Mu by'ukuri afite uburyo ko abona ko umukunda. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora rero, jya umuhobera kenshi. Guhobera abana birabanezeza, birabaryohera. Kumutega amatwi mu gihe ashaka kugira icyo akubwira, ntumushwishuze ngo igira hirya, ahubwo tega amatwi icyo ashaka kukubwira. Kumubwira amagambo amwubaka, pana kumusenya, pana kumubwira amagambo amubabaza. Gerageza ubwira umwana amagambo amwubaka. Babyeyi, hari ikintu ngira ngo twirinde gukora. Impano n'ibintu sibyo byubaka urukundo rw'umwana n'umubyeyi. Oya, icyo kintu ntimuzongere kugitekerezaho. Ibyo yibuka ni uburyo wabanye nawe neza. Iyo umwana yumvise ko ari uw'agaciro, ubwonko bwe buratuza, ni ukuri buratuza, bigatuma yigirira icyizere kandi akagira ubushobozi bwo kwiga neza. Ibyo bintu, icyo ni ikintu cya mbere ukwiriye gukorera umwana wawe. Icya kabiri ni ukumwumva. Mama, papa, iki kiganiro ndi kugikora kugira ngo turusheho gufata abana bacu tubagire ku rwego twifuza ko batubera abana beza. Iki cya kabiri cyo kumwumva, mu by'ukuri muri iyi minsi dufite amakosa menshi dukora imbere y'abana bacu, tuzi ngo ntacyo bibatwaye, ariko mu by'ukuri bigize gute? Birakibatwaye. Umwana akenera kumva ko ibyo avuga bifite agaciro. Nujya kumwumva, tuvuga ugiye kumutega amatwi, hari ibintu agiye kukubwira, shyira hasi telefone, umurebe mu maso, witegereze ibyo avuga ndetse umurebe rwose, umuhanga amaso. Ibyo uzi ikintu bimwubakamo ikintu gikomeye cyane. Iyo urimo umureba mu maso, abona udahugiye muri telefone, uba urimo umubwira ngo uri umuntu ukomeye. Muri make ni umuntu w'ingenzi ku buzima bwawe. Urumva ko ari ikintu gikomeye. Ibi bituma akura azi kuvuga ibitekerezo bye no gufata ibyemezo byiza. Wumvishe mama, niba wajya gukora ikosa, umwana yashaka kubwira ikintu, ugahita ujya kuri WhatsApp, ukajya kuri telefone, please tubirahagarikirize aho ngaho. Ikindi kintu cya gatatu ni ugushima ibyo akora. Gushima ibyo akora. Gushima si ugukabya, ntabwo ari ukwerekana, ntabwo ari kumwereka umwana, nakwereka umwana kumushimira ko ari ukuvuga ngo nzakugura imodoka nzagira gute. Oya, hari ibintu byiza, hari amagambo meza umubwira agahita yumva koko ibyo yavuze bifite akamaro, cyangwa se ibyo yakoze bifite akamaro. Ni ukwereka umwana ko abonye yagize umwete, cyangwa se umwete yashyizeho w'ibyo yavuze ari ingirakamaro. Nko kumubwira uti ndabikunze, nkunze uburyo wagerageje, yego. Ikindi, wakoze cyane,
rwose ukagira gute ukamushimira. Ibi nibyo byubaka icyizere, bigatuma umwana yigirira icyizere kandi akunda gukora ibintu neza, kubera ko ibyo yakoze wagize gute wabishimye. Nutamushimira ujye umenya neza ko uri kumuca intege. Ikindi kintu cya kane ni disipurine nziza. Disipurine nziza ntabwo ari ibihano bikomeretsa. Umwana akenera amabwiriza ariko atari igihano gikomeretsa. Ni ukuri disipurine nziza akenshi ababyeyi bakeka ko iyo umwana yakosheje aba agomba gukubitwa, guhabwa ibihano biremereye, ngo ibyo nibyo biri buze gukosora ikosa yakoze. Oya, ahubwo disipurine ni nziza, ni ukwereka umwana ikosa yakoze ukanamwereka n'uburyo yagira gute yabikosora. Aho ngaho ni ukumufasha cyangwa se kumwereka inzira z'icyo yaragakwiye gukora mu mwanya wa rya kosa yagize gute yakoze. Mama papa twumvikane, reka tugendane neza mu burere bw'abana bacu. Ntabwo ari ukumubwira ngo nudakora ibi ngibi ndakugira gutya, umukangisha cyangwa se ukumukoza isoni imbere y'abandi bana. Buriya abana banga guseba imbere y'abandi bana mu buryo bukomeye cyane. Ibyo ntabwo ari ibintu byiza, rero murekeraho kubikora, kuko umwana iyo abonye hari ukuntu umukosora umwereka icyo yagakwiye gukora kiri cyo, bituma umwana agira disipurine nziza, agakorera indangagaciro kandi azi kwitwara neza. Tugende ku kintu cya gatanu. Ikintu cya gatanu ni ibiganiro. Abana bacu bakenera kuganira natwe mu buryo butangaje. Bifuza ko twicara tukaganira nawe. Fata byibuze iminota 5 cyangwa se 10 wicara uganire nawe. Ushobora kwibaza ati ubwo naganira nawe iki? Yewe hari ibiganiro byiza dukwiriye kuganiriza abana bacu. Ikintu cya mbere ushaka kumubaza ati se umunsi wawe wagenze ute uyu munsi? Ni ibiki byagushimishije? Ni ibiki byakubabaje? Ibyo bintu bituma umwana akura afite communication skills kandi akumva ko afite umubyeyi umuba hafi. Wumvishe ko kumuganiriza atari ibintu bya danje, ahubwo ni ukumubaza bimwe mu bibazo by'umunsi we uko wagenze. Kumwubakamo icyizere nicyo kindi kintu cya gatandatu ukwiriye. Umwana akenera kumva ko ashoboye. Rero ujye umuha utuntu two gukora, umuhembe se nk'inshingano. Ushaka kumubwira uti uyu munsi uraza kuduhanagurira ameza, uyu munsi uraza kureba inkweto zose aho ziri zitari mu mwanya wazo uzijyane aho zikwiriye kuba ziri. Mbese ubwo waramwigishije izogeje zijyaha, izogeje zijyaha. Hanyuma ibyo ngibyo ukamubwira uti uyu munsi uraza kubikora. Hanyuma ikindi, ibyo bintu bimubwiye urenze ko uti ndakwizeye, gerageza uyu munsi ubikore, ndabizi neza kuri bugire gute uri bishobora. Iyo yabikoze gerageza kumushimira, umubwira uti wakoze cyane, uri umuntu mwiza. Ibi bituma akura yumva ko ibyo akora bifite agaciro kandi ko nta cyamutera ubwoba. Icyo ni ikintu cya gatandatu. Ikintu cya karindwi, kumuha umwanya wo gukina no gukora ubugeni no gutekereza. Ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi ku buzima bw'umwana. Gukina ntabwo ari uguta igihe ku buzima bw'umwana. Urugero, hari igihe usanga umwana yakinnye akiyanduza, wanitse uti kuki wiyandije? Ibyo bintu by'imikino yawe simbishaka. Mama papa, menya neza ko umwanya wo gukina ku mwana ari umwanya w'ingenzi. Ni uburyo ubwonko bwe cyangwa se ubwonko bw'umwana bwiga, butekereza, bukura mu bwenge no mu mibanire n'abandi. Ujye umuha umwanya wo gukina, gusoma, gushushanya cyangwa gukora ubugeni. Ibyo ni ibintu byagura ubwonko bw'umwana bigatuma arushaho gukura neza. Nari ndimo mbabwira ibintu 7 umubyeyi ashobora gukorera umwana bigatuma akura afite ubwenge, afite imico myiza n'indangagaciro. Nizere ko muri ibi bintu 7 bizagufasha kurera umwana neza ufite icyizere ndetse n'ubwenge. Niba wifuza kandi indi video ivuga kuri parenting development y'abana no kwigisha abana uburyo bwiza, kora subscribe, like, share bigere ku babyeyi benshi kugira ngo n'ubutaha ntuzacikwe n'ikindi kiganiro. Murakoze cyane rero, mwirirwe neza kandi dukomeze gufasha abana bacu gukura neza. Iyi yari Alinsho AIX TV show. Nizere ko mubashije kumva neza ibintu by'ingenzi dukwiriye gukorera abana bacu. Murakoze cyane.